Mu bantu bahangayikishijwe cyane n'ahazaza habo kurusha abandi ku isi, uyu munsi harimo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald J. Trump. Ntabwo ahangayikishijwe no kuba rimwe buzacya akabura ifunguro ry'abana be. Ibyo byakemutse kera ubwo se Frederick Trump yinjiraga mu bucuruzi mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20. Donald Trump kandi ntabwo ahangayikishijwe n'imyaka 79 afite cyangwa se indwara yo kubyimba uruhu aherutse gusangwamo n'abaganga. Ibyo ni inzira ya muntu, twese tuzasaza no kurwara turarwara. Uyu mugabo ahangayikishijwe ubu ngubu no kuba ashobora kubyuka agasanga umwanya we wa politike uri mu bibazo cyangwa se amabanga y'ubuzima bwe ari ku karubanda biturutse ku madosiye ashobora gushyirwa hanze ku mabi yakozwe na Jeffrey Epstein, umwe mu baherwe bazamuwe no gutegura ibirori byitabirwaga n'abakire, bikarangira bigaragaye ko ibyo birori byasambanyirizwagamo abana benshi b'abakobwa. Urupfu rwa Epstein mu 2019 ubwo yagwaga muri gereza rwazamuye urwikekwe kubera ko leta ya Amerika yatangaje ko yiyahuye, mu gihe abandi bavugaga ko ashobora kuba yarishwe n'ibikomerezwa birimo na Donald Trump. Byumvaga ko isaha n'isaha azashyira hanze amabi bagiye bakora ubwo babaga bitabiriye ibyo birori. Ubwoba bwa Donald Trump bwarushijeho kwiyongera muri iyi minsi ishize ubwo inzego z'ubutabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafataga umwanzuro wo gushyira hanze inyandiko z'amapaje arenga 2,000 ziriho amabanga y'iby'abagenzacyaha n'abashinjacyaha basanze mu nyubako za Epstein. Harimo amafoto, video n'inyandiko zindi byose bifite aho bihuriye n'urubanza rwe. Ni inyandiko zari zaragizwe ibanga bitewe n'uburemere bw'amakuru zibitse, ariko abashinzwe ubutabera baje kubona ko batakomeza kuzibika mu ibanga, dore ko imiryango myinshi ishinzwe uburenganzira bwa muntu yahoraga itabaza isaba ko abafatanyije na Epstein gukora ibyaha babiryozwa. CNN iherutse gutangaza ko muri izi nyandiko zitarajya hanze hakubiyemo amakuru y'ingendo z'indege Epstein n'abakiriya be bakoraga, amashusho yafashwe na kamera zicunga umutekano, abaherwe babaga bahari n'ibindi bikomerezwa, abahanzi n'ababyinnyi babaga bari aho, ibyahakorerwaga n'ibindi. Byanze bikunze Donald Trump ntabwo yagira habura muri ayo mabanga yose, kubera ko amafoto amugaragaza hamwe na Epstein ni menshi ku mbuga nkoranyambaga. Icyo tutazi nicyo babaga bavuye gukora ubwo bafataga ayo mafoto. Reka ariko mbere yo kuvuga byinshi tugende akantu kamwe ku kandi. Ubundi uyu Jeffrey Epstein watitije ibikomerezwa by'isi kandi atakiriho ni muntu ki? Byagenze bite ngo uyu mugabo wahoze ari umwarimu ahinduka umunyemari, inshuti y'abaherwe kugera n'ubwo ababereye somambike nk'uko bamwe babivuga? Tubahaye ikaze. Jeffrey Epstein yavutse mu 1953 nyuma gato y'intambara ya kabiri y'isi. Yavukiye mu gace ka Coney Island, ni mu mujyi wa Brooklyn muri New York. Ntabwo yavukiye mu muryango ukize kubera ko ababyeyi be bari bafite igisekuru mu Bayahudi. Ubuzima bwabo bwari buringaniye. Epstein yatangiye gukora ku mafaranga nako ku madolari ubwo yari mwarimu muri Dalton School, ni mu mujyi wa Manhattan, ishuri ryigwagamo n'abishoboye icyo gihe. Aha nubwo yigishaga nta diplome ya kaminuza yari yakabonye, byabaye gushugurika abona akazi. Epstein yaje kumenyana n'umuherwe Alan Courtney Ace Greenberg, ni nawe wamwinjije mu isi y'abacuruzi n'abanyemari, amwigisha amayeri ashobora gutuma ubukire bwe bwiyongera. Epstein yabaye umunyeshuri mwiza, amayeri ya Alan ayamira bunguri, atangira kuba umuntu uguriza abacuruzi amafaranga bakayamwishyura nyuma hariho n'inyungu. Banque Lambert yinjiye kandi mu byo guha abakira amafaranga mu gihe bamweretse ko imishinga bafite izabyara umusaruro, maze si ugutera imbere karahava. Nubwo amafaranga yiyongeraga buri munsi, ariko amayeri yakoresheje ngo bigende bityo nta numwe mu bakurikiye urugendo rwe rw'ubukire ushobora kuyasobanura. Byagiye biba mu bufindo kubera ko umukire bizwi neza ko bakoranye n'uwitwa Les Wexner. Uyu yaje no kuba inshuti ye y'inkoramutima. Byageze aho Wexner ubushuti burenga imbibi agabira Epstein inyubako ye y'umuturirwa mu mujyi wa Manhattan. Iyi nzu yahawe mu myaka yakurikiyeho yaje kuba indiri y'ibyaha, niyo bya birori byinshi byasambanyirizwagamo abana b'abakobwa byaberaga. Ubucakura bwa Epstein bivuga ko bwari bushingiye ku bintu byinshi birimo akarimi karyoshye kakururaga abakire ndetse no gutangiza ibikorwa byishimisha mubiri ku bantu bishoboye. Uyu mugabo yakoze business yo gushakira abaherwe abakobwa beza kandi bato babaherekeza mu ngendo hirya no hino ku isi, ibirori bya hato na hato n'ibindi. Inyubako ibyo birori byaberagamo zabaga zizengurutswe na kamera zifata ibiberamo byose. Julie Brown mu gitabo yise Perversion of Justice
agaragaza ko ibimenyetso Epstein yabibikaga nk'iturufu yo kwibikira aba baherwe babaga babyitabiriye kugira ngo umunsi bamuhindutse azabikoreshe abihimuraho. Wakwibaza utabo baherwe n'ibikomerezwa byari inshuti za Epstein ni bande? Aha niho tugeze rero ngo usobanukirwe. Uwa mbere uvugwa mu madosiye yose ni Bill Clinton wayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu 1993 kugera mu 2001. Uyu bivuga ko indege y'ibirori Epstein yakoreshaga yayigiyemo inshuro 26 zose. Aha kuri Clinton ntabwo byatangaza benshi kubera ko ni nawe ubwo yari president wa Amerika waryamanye n'umukobwa wimenyerezaga umwuga muri White House, Monica Lewinsky. Baryamaniye mu biro bya Bill Clinton muri White House, ndetse Monica yavuze ko akibitse ikanzu y'ubururu iriho amasohoro ya Clinton. Mu bandi bari abataha birori ba Epstein barimo igikomangoma Andrew cy'Ubwongereza, ndetse uyu Andrew yaje gushinjwa ihohotera rishingiye ku gitsina yakoreye Virginia Giuffre. Uyu nguyu yavuzwe kenshi mu basambanyijwe mu birori byabaga byateguwe na Epstein. Umuherwe Bill Gates, Donald Trump, inzobere mu bugenge Stephen Hawking, bose bavugwa mu madosiye y'abakoranye ibyaha na Epstein, nubwo nta na hamwe bigeze bagezwa imbere y'ubutabera. Kuri Donald Trump, amakuru avuga ko yabaye umuturanyi wa Epstein ahazwi nka Palm Beach muri leta ya Floride. Uyu munsi Donald Trump aracyafite inzu Mar-a-Lago. Muri iki gihe kandi Epstein yakundaga gusura kenshi Donald Trump ku nyubako ya Mar-a-Lago, ari naho bivugwa ko Epstein yabengutswe Virginia Giuffre wakoraga massage muri iyo nyubako ya Donald Trump. Mu 2002 Donald Trump ubwe yigeze kwivugira ko ntatandukaniye na Epstein. Icyo gihe yaragize ati maze imyaka 15 nziranye na Jeff, ni umugabo utangaje. Iyo umuntu ari kumwe nawe nta rungu agira. Binavugwa ko akunda abakobwa beza nkanjye, kandi abenshi baba ari abakobwa bakiri bato. Ibi Donald Trump yabivuze yikinira, ariko amabanga ya Epstein amaze kujya hanze byamuguye nabi. Ni bimwe bavuga ko umanika agati wicaye wajya kukamanura ugahaguruka. Ubwo amabi ya Epstein yatangiraga kujya hanze, Donald Trump yagerageje kubyitaza, anagaragaza ko atari umuntu bari baziranye cyane. Byageze naho Donald Trump avuga ko Epstein bari barashwanye cyane ku buryo hari hashize igihe kinini batavugana. Icyakora kwiregura kwa Donald Trump muri rubanda ntabwo kwigeze kwemerwa kubera ko hari ibindi bihamya by'uko aba bombi bakomeje gusohokana kenshi. Trump kandi bivugwa ko ari izina rigaragara mu gitabo Black Book Epstein yandikagamo abantu bakomeye bose bagiye bitabira ibirori yabaga yateguye. Ni igitabo bivugwa ko kirimo amazina y'abantu basaga 1000, kikaba kiri muri za nyandiko twahereyeho mu kanya zibitswe n'inzego z'ubutabera za Amerika. Reka twinjire imbere mu nyubako ya Epstein cyangwa se inyubako za Epstein, kubera ko ibirori byo byaberaga ahantu hatandukanye harimo no mu ndege. Ibyinshi byabereye mu birwa nka Virgin Islands, aho Epstein yari afite inyubako yari yarise Little St. Jeffs. Naho abaturage bo muri ako gace bakaba bari barayise ikirwa cy'ubusambanyi. Igitabo Spider cy'umwanditsi Barry Levine kirimo ubuhamya bw'abakozi bo ku kibuga cy'indege aho indege ya Epstein yahagurukiraga cyangwa se yururukiraga. Bavuga ko yahanyuraga ari kumwe n'abana bato b'abakobwa barimo n'abafite imyaka 11 banambaye imyambaro y'ishuri. Abajyanwaga kuri icyo kirwa harimo abatanze ubuhamya bw'uburyo iyo bageragayo bahatirwa gukora imibonano mpuzabitsina n'abagabo benshi. Iyo nyubako ya Epstein kandi yabagamo ibyumba bitandukanye birimo ibya massage, ibyo kogeramo n'igice cyo hasi kijimye cyakorerwagamo ubusambanyi bw'amoko yose. Hari umwe mu bakobwa bajyanywe muri ibyo birori wigeze kubwira televiziyo CBS ko yigeze kuhagera akajya kwihisha kubera ibyo yabonye. Undi we yavuze ko yakoreshejwe ubusambanyi yatakamara ibyumweru 2 aruka. Hari abavuze kandi ko basambanyijwe ku gahato muri iyi nyubako. Ushatse gutabaza bakamutunga imbunda zabaga ziri ku bitanda abashyitsi ba Epstein bakoreragaho imibonano mpuzabitsina. Uyu mushinga wagutse wo gushimisha abakire ntabwo Epstein yawukoraga wenyine, yabifashwagamo n'inshuti ye ya hafi, Umwongereza Ghislaine Maxwell. Ni umugore wavutse mu muryango w'abaherwe, dore ko se Robert Maxwell yahoze afite ibinyamakuru mu Bwongereza, nubwo nyuma nawe bitaje kugenda neza. Ghislaine bivugwa ko kwa Epstein yabaga hafite akazi ko gushakisha no kurambagiza abakobwa bato kandi beza akabazanira abaherwe. Ghislaine yagejejwe mu nkiko akatirwa gufunga imyaka 20. Tugaruka by'umwihariko kuri Donald Trump n'uruhare rwe muri ibi birori byasize bigaritse Epstein. Igitabo A Convenient Death kivuga ko bamwe mu bahohotewe kwa Epstein
bagaragaje ko Donald Trump bajyaga bajyana kenshi mu ndege no mu birori. Katie Johnson mu 2016 yatanze ikirego ashinja Donald Trump by'umwihariko kubasambanyiriza kwa Epstein, ariko ikirego cyaje gukurwaho kubera icyo abanyamategeko ba Katie bavuga ko ari iterabwoba bashyizweho. Urebye muri make inkuru ya Epstein isa n'amayobera kubera ko hari utudomo twinshi tudahura, ariko ikarushaho kubihurizo igeze mu kwezi kwa 8 mu 2019. Iki gihe isi yabyukiye ku makuru y'uko Epstein wari umaze ukwezi muri gereza yapfuye yiyahuye. Iyi nkuru yafashwe nk'ikinyoma gikomeye cyane kubera ko ku mbuga nkoranyambaga hahise habyuka hashtag yiswe Epstein didn't kill himself. Ni ukuvuga ngo Epstein ntabwo yiyahuye. Impamvu zo kuba Epstein atariyahuye ni nyinshi cyane. Icya mbere ni uburyo yacungwaga amasaha 24 ku munsi kubera uburemere bw'ibyaha yashinjwaga n'abavugwaga ko barafatanyije nawe. Ikitarumvikanye ni uburyo yageze ubwo yiyahura nta muntu n'umwe umuciye iryera ngo mutabare. Leta ivuga ko Epstein yiyahuye abarinzi ba gereza bose basinziriye na kamera zose zagize ikibazo ku buryo ntawe umenya uko byagenze. Dr. Michael Baden uyu yasuzumye umurambo wa Epstein yifashishije amafoto, avuga ko yawusanzeho ibikomere byinshi bigaragaza ko ashobora kuba yararwanye n'abari baje kumuniga, kubera ko ibikomere nk'ibyo ngo ntabwo wabigira wiyahuje umugozi. Ibi byose bishingirwaho abantu bavuga ko Epstein atigeze yiyahura, ahubwo ashobora kuba yaragambaniwe n'abakomeye bakoranye amabi bakamusanga muri gereza ngo hato atazabavamo bagafungwa cyangwa se inyungu zabo zikangirika. Mu nyandiko zitarajya hanze CNN yabonye bivuga ko harimo ibimenyetso simusiga bigaragaza uruhare rwa Donald Trump mu bikorwa Epstein yagiye akora, nk'ubuhamya bw'abamubonyeyo, amakuru y'ingendo z'indege Donald Trump yajyanyemo na Epstein n'ibindi. Binavuga ko Donald Trump yari afite amakuru y'uko Epstein yafataga amashusho abantu bose bazaga iwe, ndetse ngo Donald Trump ari mu bantu bigeze gushaka uburyo bwo kuzimiza ayo mashusho, ariko ntibyamukundira. Ikigaragara ni uko amabanga y'ibya Epstein naramuka agiye hanze byanze bikunze ntabwo bizagwa neza Donald Trump wasimbutse byinshi birimo n'isasu umwaka ushize. Bibayeho ko yasambanyije abana b'abakobwa byaba ari ishyano kubera ko yababaye perezida wa mbere wa Amerika ugaragaweho ibyaha bikomeye nk'ibyo. Ibyo yaherukaga ni ugusambana n'umukinnyi wa filime z'urukozasoni Stormy Daniels, ariko we ntacyo bitwaye kubera ko bombi bari bakuru kandi bakabikora babyumvikanyeho. Icyaha kindi cyagezeyo Donald Trump ni ugushaka gusibanganya ibimenyetso azimiza amashusho yo kwa Epstein, ibintu bifatwa nko kubangamira ubutabera. Byaba bibi cyane kandi binagaragaye ko Epstein yiciwe muri gereza Donald Trump abizi, dore ko ari nawe ari ku butegetsi icyo gihe, nabyo byamugwa nabi. Abademokrate baba basakiwe Donald Trump aramutse agaragaye muri ayo mahano, kubera ko byabaye iturufu yo kumweguza ku butegetsi, ibintu bigoye ko yasimbuka kubera ko ibyaha biri muri dosiye ya Epstein birakomeye. Donald Trump akimara kumva ko dosiye zigiye kujya hanze yatangiye kubyihunza, avuga ko bireba cyane Bill Clinton n'umuryango we kubera ko aribo babijyagamo cyane. Icyakora bishobora kuba ari bimwe byo kwirema agatima kubera ko amafoto menshi amugaragaza ari mu birori bya Epstein. Ubushinjacyaha bwa Amerika mu kwezi kwa gatanu muri uyu mwaka bwabwiye Donald Trump ko nta kabuza izina rye riri mu madosiye yafatiwe kwa Epstein. Byanatumye ubutegetsi bwa Donald Trump bukomeza gutinza igihe cyo gushyira hanze ayo madosiye nubwo inkiko zamaze kubitegeka. Mu gushaka gutwikira ibya dosiye ya Epstein, Donald Trump aherutse gutangiza iperereza ku ruhare rwa Perezida Barack Obama mu gukorana n'inzego z'ubutasi bagahimba ko Uburusiya bwivanze mu matora yo mu 2016. Ni amatora Donald Trump yatsinze, ariko icyo gihe bivugwa ko yafashijwe n'Uburusiya. Ibi Donald Trump ashinja Obama birimo ko yagambanye n'inzego z'ubutasi ngo bamusige icyasha. Ibi byaha Donald Trump avuga ko bihamye Obama byaba ari ubugambanyi. Ubwo yabishyiraga ku mbuga nkoranyambaga, Donald Trump yakoresheje amashusho yacuzwe n'ikoranabuhanga rya artificial intelligence yerekana abashinzwe umutekano bagwa gitumo Obama mu biro bakamwambika amapingu bagiye kumufunga. Hari abasesenguzi bavuga ko kwitwaza Obama ashobora kuba ari indi turufu Donald Trump yazanye ngo abashe kuburizamo inkuru zo gusohora amabanga ya Epstein kubera ko ariyo yamukoraho cyane. Icyakora nubwo Donald Trump yakoresheje iyo turufu agatera ibuye mu gihuru ngo arebe ikivumbukamo, birasa n'ibitazamuhira kubera ko kuri uyu wa gatatu komite idasanzwe y'inteko ishinga amategeko ya Amerika yafashe umwanzuro wo guhatira ubutegetsi bwa Donald Trump gushyira hanze dosiye za Epstein.
ubu amaso yose y'isi ahanzwe izo dosiye kubera ko zishobora gushyira hanze amabanga benshi batari bazi, cyane cyane y'ibikomerezwa mu butegetsi n'ubuzima bwa buri munsi bw'abanyamerika benshi tutari tuzi. Ni amabanga kandi ashobora gushyira bamwe mu gihome, abandi akabakura amata ku munwa, dore ko na Ghislaine Maxwell wakoranaga na Epstein nubwo yakatiwe nta kintu yigeze avuga. Ibintu bituma hari abibaza niba yaba yaraguzwe cyangwa agaterwa ubwoba ko nagira icyo avuga bazamukurikiza shebuja. Ibya politiki ya Amerika muri uyu mwaka bishobora kuba bigiye gushyuha Donald Trump atarizihiza umwaka wa mbere muri manda ya kabiri. Reka tubitege amaso. Clarence Darrow, umunyamategeko wigeze no kuba umudepite mu kinyejana cya 19, yigeze kuvuga interuro yatangaje benshi ndetse iramenyekana cyane kugeza uyu munsi. Yaragize ati, nkiri muto nari nzi ko umuntu wese ashobora kuba perezida, none ndabona ntangiye kwizera ko ibyo natekerezaga nkiri muto byaba ari byo. Ukurikije ibyo tugiye kuvuga muri iki kiganiro, Darrow ashobora kuba ataribeshyaga cyangwa se akaba yari afite amaraso y'ubuhanuzi. Ku isi yose, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni umwe mu bantu bakomeye cyane. Itegeko cyangwa se ibwiriza atanze rigira imbaraga zikomeye ku rwego rw'isi. Niwe mugaba w'ikirenga w'igisirikare cya mbere gikomeye ku isi, akagira imfunguzo nako password z'ibisasu kirimbuzi ku buryo abyutse nabi rwose mu gitondo ashobora kwibeshya isi akayihanagura ku ikarita yayo. Hari uwigeze gutekereza kubikora mu myaka y'1970 nyuma yo kunywa inzoga nyinshi, ariko abajyanama be baratabara. Nubwo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika itangazamakuru rimugaragaza nk'umuntu w'igitangaza, ariko ni umuntu nk'abandi, ndetse amateka agaragaza ko hari abagiyeho basa n'abatunguwe, nka Jimmy Carter wigeze kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyina ubwo yumvaga inkuru y'uko umwana we agiye kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaratangaye cyane, abaza uwari umuzaniye iyo nkuru ishyushye Amerika umuhungu we agiye kuyobora iyo ariyo, kubera ko ngo nta mpano y'ubuyobozi yamubonagamo rwose kuva yavuka. Ibi ni icyerekana ko inyuma y'amarido abayobora Amerika ari abantu nk'abandi. Icyakora kubera ubwinshi bw'inzego zishinzwe kubarinda, haba mu by'umutekano, ingeso zabo no mu myitwarire, ni hake wabona ingeso zabo nk'izi tubona muri rubanda rusanzwe. Hari uwigeze kubyitwaza agiye kwinjira mu modoka, umuturage amuzamurira urutoki rwa musumba zose nk'igitutsi. Undi nawe ageze mu modoka araruzamura, aramwishyura, abwira abarinzi be ko ntacyo bitwaye kubera ko itangazamakuru ntari hari. Aturiya muturage nanabwira abantu ko perezida wa Amerika yamututse, bazamwita umusazi kubera ko bazi neza ko perezida wa Amerika atakora ibyo bintu. Iyi niyo ngingo tugiye kuganiraho uyu munsi. Tugiye kuganira ku dushya cyangwa se ingeso zihariye rubanda itamenye zagiye ziranga abayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bihe bitandukanye, ariko kubera imbaraga n'ubwinshi bw'abashinzwe kubakingira ikibaba muri byose, benshi izo ngeso zabo ntabwo twazimenye. Hari ababaye abasinzi wakwita bakazizi, hari abasambanyi batatinyaga no gusambanira mu biro, hari abizeraga ubupfumu n'ibindi. Igitabo Secret Lives of US Presidents cyanditswe na Cormac O'Brien ni igitabo gikubiyemo udushya tutazwi na benshi twabayoboye Amerika bose. Icyakora uyu munsi turibanda ku 10 bakoze ibyo wakwita ko birenze iby'abandi. Tubahaye ikaze. Reka duhere kuri Thomas Jefferson wayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu 1881 kugera mu 1889. Ni umwe mu bafatwa nk'impirimbanyi y'ubwigenge bwa Amerika, umugabo warwanyaga akarengane ariko atunze amagana n'amagana y'abacakara iwe mu rugo. Byarenze no gutunga abacakara nk'abakozi, ahubwo abyarana n'umwe muri bo witwaga Sally Hemings. Batangiye kuryamana Sally akiri umwangavu kugera ubwo babyaranye abana 6. Nguwo umugabo wanditse ko abantu bose bareshya, ariko yagera inyuma y'amarido hagakora ibitandukanye n'ibyo yanditse. Binavuga ko yari atunze ingengabihe y'iminsi aryamaniraho n'abacakara be b'abakobwa n'abagore, kandi buri munsi agashyiraho umucakara yifuza n'igihe amushakira. Ukuri ku bushurashuzi bw'uyu mugabo wabaye igihanganye muri Amerika kwagiye hagaragara mu myaka y'1990 ubwo hapimwaga ADN ze n'abakomoka ku bacakara yaryamanye nabo. Hejuru y'ubushurashuzi mu bacakara, Thomas Jefferson binavuga ko yakundaga gatama cyane, by'umwihariko vino, ndetse akanakunda kurya makaroni avuye i Burayi. Umwanya wa kabiri hari Andrew Jackson. Uyu yayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu 1829 kugera mu 1837. Yaranzwe no dushya twinshi
ariko utw'ingenzi ni ibitutsi bya gishumba, kugera ubwo yigeze gushaka kurasa uwari visi perezida we, hakaza no guhumekera mu ruhame nta soni. Ubwo mbivuze mu kinyabupfura kubera ko mu kinyarwanda gisanzwe babyita gusura. Ingesi itangaje kuri Andrew Jackson wabaye perezida wa 7 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwari ugusura mu ruhame nk'uko nari mbivuze, ku buryo abakozi bo muri White House bageze aho babifata nk'ibisanzwe, haba mu nama z'imbere mu biro bya perezida, mu biganiro n'abanyamakuru no mu nama n'abaturage. Ngo yarazi no kubikora mu buryo bwiyubashye, agasura yarangiza akareba ikijisho abamuri hafi ngo batagira icyo bavuga. Undi mu perezida waranzwe n'udushya ku butegetsi bwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni James Buchanan. Uyu yayoboye iki gihugu gikomeye ku isi guhera mu 1857 kugera mu 1861. Ni umugabo waciye agahigo ko kuba perezida wa mbere Amerika yagize utarashatse umugore. Yabaye hari umuseribateri ubuzima bwe bwose. Nubwo muri rubanda nta mugore Buchanan yagiraga, mu rugo iwe yari amufite. Ntabwo ari umugore nyamugore, ahubwo ni umugabo baryamanaga. Uwo nguwo ni William Rufus King. Yabaye senateri mu nteko ya Amerika ahagarariye leta ya Alabama. Aba bombi ngo bamaze imyaka 10 baryamana, benshi batabizi, ndetse Rufus aza guhabwa akabyiniriro ka Miss Nancy. By'umwihariko yagahawe na bake bari bazi ibyayo mabanga, mu gihe Buchanan we yamwitaga Aunt Fancy. Hari n'amabaruwa bagiye bandikirana yaje kuboneka nyuma, bikaza kugaragara ko bari bafitanye umubano udasanzwe. Buchanan kandi azwi nka perezida wakundaga ibirori cyane, bikaba byiza iyo byabaga birimo wine nyinshi, kubera ko yarayisomaga ikamugera ku nyota. Nubwo mu kazi ka politike afatwa nk'umwe mu babaye ingwiza murongo muri White House mu gihe Amerika yari yugarijwe. Buchanan umugwa mu ntege ni Franklin Pierce. Uyu nguyu yayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu 1853 kugera mu 1857. Uyu niwe uza ku mwanya wa mbere nka perezida mubi Amerika yagize mu mateka, ariko kimwe mu byo azira ni ugukunda icupa gakabya. Akiva ku butegetsi ngo yaravuze ati nta kindi cyo gukora gisigaye uretse kunywa tukanezerwa. Reka nazinywe ni mu gihe, kubera ko yahuye n'ibyago bikomeye mbere gato y'umunsi w'irahira rye. Umuhungu we yishwe na gari ya moshi, barwara ihungabana rikomeye. Umugore we yahise ayoboka inzira y'abapfumu, naho umugabo aba umusinzi ukomeye cyane. Mu gihe cye Franklin Pierce hari ubwo yamaraga iminsi atajya ku kazi yibereye mu nzoga, mu gihe umugore we yabaga yibereye mu bapfumu atera inzuzi ngo Imana imutsindire ibyago umugabo we azasoze manda ze amahoro. Icyakora nubwo byamugendekeye gutyo, afite agahigo ko kuba ngo ari we perezida wa mbere Amerika yagize w'uburanga nk'uko ibinyamakuru by'icyo gihe byabyanditse. Tugeze kuri Lyndon B. Johnson wayoboye Amerika hagati y'umwaka wa 1963 n'1969. Yakundaga gukinisha igitsina cye cyane, haba mu ruhame n'inyuma y'amarido. Uretse ibyo kandi yakundaga no kwinyarira, akagira undi muco mubi wo gusakuza ahantu hose no mu gihe yabaga ari mu bwiherero. Afatwa nka perezida utaragiraga isoni kandi agakunda kwibonekeza, ngo hari n'ubwo yajyaga aganirira n'abanyamakuru mu bwogero. Undi ni John Fitzgerald Kennedy, n'undi perezida wabanjije Johnson. Uyu yayoboye kuva mu 1961 kugera mu 1963 ubwo yitwaga. Yishwe arashwe ku buryo iby'urupfu rwe bikiri amayobera. Ngo yakundaga abagore cyane ku buryo abashinzwe umutekano we bagize ubwoba ko azicwa n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Bivugwa ko yaryamanye n'ibyamamare bitandukanye nk'umukinnyi wa filime Marilyn Monroe, indaya, abana b'abakobwa babaga bakora mu biro bye n'abandi. Ngo byageze aho abashinzwe umutekano bita utuzina tw'utubyiniriro abagore bajyaga baza kumureba. Amwe muri ayo mazina arimo nka Fido na Fero. Hari ubwo ngo yihishaga abakozi akikinga ahantu muri White House agasambana n'umwe muri abo bagore be. Ikirenze kuri ibyo, Kennedy ngo yari atunzwe n'ibinini bigabanya ububabare, ibimwongerera imisemburo n'ibimwongerera imbaraga. Nubwo utwo tugeso hari abo twabangamiraga, abaturage baramukundaga ku buryo n'abari ubu ngubu bavutse nyuma y'urupfu rwe bagishyira igitutu ku nzego z'ubutabera ngo zigaragaze icyo yazize. Ku mwanya wa 7 hari Warren G. Harding. Uyu yayoboye Amerika kuva mu 1921 kugera mu 1923. Uyu mugabo waririmbye mu tubari mbere yo kuba perezida, amaze kwicazwa ku ntebe ngo yaranzwe no gukunda abagore n'inzoga ku rwego rutangaje. Amaze kugera mu biro ngo yabihinduye nk'akabari, kubera ko iyo wahageraga wasanganirwaga n'ubwoko butandukanye bw'inzoga. Uku gukunda inzoga byajyanaga n'abagore, ndetse ngo hari umunsi yafashwe arimo gusambanira mu kanya kabikwagamo imyenda mu biro bye. Umwe mu mahabara ye yamenyekanye cyane
yitwa Nan Brighton, banabyaranye umwana w'umukobwa. Nyuma Harding yaje kwandika inyandiko ikubiyemo iby'uwo mwana yabyaye ku ruhande, anavuga uburyo we na nyina w'uwo mwana bajyaga baryamanira mu biro bye muri Sena ndetse n'ahandi babaga babonye akanya. Ngo yari afite n'akabyiniriro k'igitsina cye. Nibyo, ibyo wumvise nibyo. Igitsina cya Perezida Harding yari yarakise Jerry. Ngo hari ubwo yigeze kwandikira Abongereza agira ati Jerry yanjye imeze neza, naho Amerika iri mu marira. Ku mwanya wa 8 hari Perezida Ulysses Grant. Uyu yayoboye Amerika hagati y'umwaka w'1869 kugera mu 1877. Ni nyuma yo gutsinda intambara. Ni perezida waranzwe n'ubusinzi bukomeye, ku buryo aho yabaga ari hose wahabwirwaga mbere na mbere n'amacupa. Grant ngo yajyaga nitabira amarushanwa y'abatsinzi bagenzi be yo kurushanwa kunywa inzoga. Umunsi umwe ubwo bari mu musangiro muri White House, inzoga zamubanye nyinshi, araruka inkweto zarazuzuza. Hari ubwo yazindukaga mu gitondo anywa inzoga, bikaba ngombwa ko ibikorwa yari afite uwo munsi wose bihagarikwa. Nubwo yari umusinzi ariko Grant ngo yari umuntu mwiza ukunda abantu, akavuga neza, mugashwana gusa ari uko umutwaye icupa cyangwa se umugiriye inama yo kureka inzoga. Hejuru y'inzoga yakundaga itabi no gutwara amafarashi. Iryo tabi ryo gatsindwa ngo ryaje kumwangiza kubera ko yishwe na kanseri y'umuhogo, cyangwa se wasanga ari n'inzoga zabiteye. Inshuti y'icupa Grant ikurikirwa na Richard Nixon wayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagati y'umwaka w'1969 n'1974. Uyu mugabo nubwo yaje kwegura bitewe n'ibyo abambari be bakoze batega utwuma dufata amajwi mu cyumba cyaberagamo inteko rusange y'abademokrate, mu buzima busanzwe ngo yari umuntu mwiza. Ariko rero Nixon ntabwo ngo yari muzima. Mwashoboraga guhura mu nzira yivugisha, ukamwumva mu cyumba cye nijoro arondora amazina y'abanzi be bose. Ubwo burwayi yabufatanyaga n'inzoga. Hari ubwo yabaga amaze kuvangamo agacupa mu mutwe byivangaga cyane, ku buryo hari umunsi ingabo zaraye ziryamye amajanja nyuma yo kuzibwira ko yarose bamuhirika ku butegetsi. Nixon kandi akaba umusirimu. Ahantu hose yabaga yambaye ikote ryiza na karavate, kugeza n'igihe yabaga yagiye ku mucanga, ku mazi. Ibijyanye n'abagore ntabwo yabikozwaga, ngo keretse iyo babaga bamuzaniye icyo kurya. Bill Clinton wayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu 1993 kugera mu 2001. Uyu mugabo ukiriho n'uyu munsi, ubutegetsi bwe bwaranzwe n'inkuru z'ubusambanyi bwe, ku buryo uretse Imana yakinze ukuboko urugo rwe na Hillary Clinton rwari rugiye gusenyuka. Nyuma y'imyaka 4 ageze ku butegetsi, hadutse inkuru y'urukundo rwe na Monica Lewinsky, umukobwa wimenyerezaga umwuga muri White House. Mu 1998 ibintu byari bishyushye muri Amerika ndetse no ku isi yose, ubwo Bill Clinton wayoboraga Amerika yatangizwaga iperereza ku mubano we na Monica Lewinsky. Ni dosiye yakurikiranirwaga hafi n'ibinyamakuru hafi ya byose muri Amerika no hanze yayo, ubwo Clinton yiyemereraga imbere y'abashinjacyaha akarahira acigatiye ibendera rya Amerika ko atigeze aryamana na Lewinsky. Ibihamya muri iyo dosiye byari byose kubera ko umushinjacyaha Ken Starr wari wahawe dosiye ya Clinton na Lewinsky yari afite ibimenyetso simusiga, dore ko yari afite ikanzu y'ubururu ya Lewinsky iriho amasoro ya Clinton. Icyo cyari gihamya simusiga cy'ibara Clinton yakoze, by'umwihariko akagikorera umwana w'imyaka 21 wari uje kwimenyereza akazi muri White House. Muri ayo mabazwa yose ndetse n'imbere y'itangazamakuru, ntabwo Clinton yigeze akanishimisha mubiri rishingiye ku gitsina yagiranye na Lewinsky. Icyakora Clinton yisobanuye asaba umucamanza ko babanza kumvikana neza ku bisobanuro nyabyo byo gukoresha umuntu imibonano mpuzabitsina. Yavuze ko ikiri mu gitabo cy'amategeko ahana ari uko byitwa ko wakoresheje imibonano mpuzabitsina umuntu iyo ukoze ku bice by'umubiri w'umuntu, yaba atambaye imyenda cyangwa se yambaye, hagamijwe kumusembura cyangwa se kumukoresha mubiri. Clinton yavuze ko kwishimana na Lewinsky bitigeze bizamo kwinjiza igitsina mu kindi, ahubwo ko mu nshuro 8 zose bahuye, Lewinsky ngo yamukoreraga ibindi bikorwa bitari uguhuza ibitsina bibiri. Clinton yasobanuye ko atatekerezaga ko kuba Lewinsky yamukorera ibyo bikorwa ngo byakwitwa ko bakoranye imibonano mpuzabitsina, ngo kubera ko ntabwo yigeze na rimwe agerageza gusembura uyu mukobwa cyangwa se ngo amukorere ishimisha mubiri, ngo kubera ko we ntabwo yigeze amukoraho. Lewinsky ngo niwe wamukoreye ibyo bikorwa, birangira amasohoro amenetse ku ikanzu ye, ariko Clinton ngo ntabwo yigeze amukoraho namba. Ni ibintu byakururanye cyane mu mwaka w'1998 n'1999
kugera ku itariki ya 12 y'ukwa kabiri mu 1999 ubwo Sena yatoraga kweguza Clinton kubera iyo dosiye, ariko bikarangira abatoye kumweguza babaye bake ugereranije n'abashakaga uko akomeza kuyobora. Uwo munsi wabaye wo kwiruhutsa kuri Clinton wari umaze ku biciro ry'imigani, birangira dosiye yo kweguzwa ayisimbutse. Iyo myaka ye na Levinsky yakomeje no kuyicuza nyuma, kubera ko mu gitabo Bill Clinton cyanditswe n'umunyamakuru Michael Tomasky hari aho Bill Clinton yicuza imwe mu myanzuro ishingiye ku buzima bwe bwite yagiye afata. Nubwo izi nkuru zo kuryamana zamwandurije izina, Clinton bivugwa ko yari umuntu mwiza, ariko ngo agakunda gusinzirira mu biro, akamenya kuvuga no gutebya.